muri hangana nyine ko byose tugomba kubikora. Amen, glory to God. So ndizera ko rero uyu mugoroba turi kumwe, utashyize telefone yawe hirya iriya ngo umyutinge wigendere utwereke ko udahari cyangwa kandi udahari. Anyways, turashimira Imana ku bwanyu mwese mu izina rya Yesu. Amen. Reka twongere dushimira Imana gatoya tujye mu ijambo ry'Imana. Father, in the name of Jesus, we thank you, we bless you, we give you glory for this night, oh God. Tugiye kumva ibitwerekeye kandi ibi nibyo dukwiriye guhora twumva, kuko iyo umwana arya neza akura neza, kandi iyo umwana ariye nabi arwara za bwaki cyangwa akarwara n'izindi ndwara zijyanye n'imirire. Ariko turagushimiye ko wadushyiriyeho ubu buryo bwo kugira ngo tujye tumanyagura kandi duhore turya ino manu yamanutse iva mu ijuru kandi itajya idutera indwara. Turagushimiye ko rero n'uyu munsi wemeye ko twongera kandi kurya dusangiye, twibukiranya abo twagize bo uzwebo muri wowe Kristo, twibukiranya abo turi bo kandi bidasubirwaho, niko turi kandi niko tuzabaho iteka ryose, kuko twahinduwe gutyo n'umurimo wakoze. Tugushimiye ineza yawe ndetse n'umwuka wawe wera uri hamwe muri twebwe, kuko turabumva n'abakora ijambo ryawe, tutarabumva gusa ngo tugendere aho ngaho, ahubwo turabumva tugakora n'iby'ijambo ryawe ritubwira mu izina rya Yesu. Turagushimiye ko tutagistrugglinga gukora ijambo ryawe, ahubwo ijambo ryawe ryaduhindukiye kamere kandi turikora mu buryo bworoshye. Niko kurigenderamo, niko kuryireberamo, niko kubaho ubwo buryo bw'ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Amen, glory to God. Abantu turi kumwe tugiye kumva n'ubutumwa bwiza, mushireho comment muri comment section, muvuge muti pastor go ahead and preach Christ. Amen, glory to God. Yes, niba turi kumwe ujye unyereka ko turi kumwe, turi kujana. Rero ukuri k'ubutumwa bwiza nuko dukomeza kuvuga ndetse no kwibukiranya urupfu, guhambwa no kuzuka kwa Kristo ndetse no kujyanwa kwe mu ijuru. Amen. So ibi ngibi bigahora biri ukuri kwacu mu matwi yacu. Imana ishimwe cyane. Tugahora tubyibukiranya, tugahora tubivuga, tugahora twibukiranya ibi ngibi kugeza igihe umwami wacu azazira. Rero ntibikaturambire, ntukaboneho wenda title y'icyo tugiye kwiga ngo biriya ngo Olympia yari yarabyigishije. I don't want to hear this. Cyangwa se biriya Ovanejo nibyo yavuzeho n'ubundi ntago nagishazanye. Ariko reka mbabwire, buri munsi tugomba, nubwo ubundi se urashaka kumva ibishya ngo bimarisha iki, kandi ugomba guhora wumva uriwe ukuri kukomeza kuba ukuri, ukomeza ukagusubiramo ari kwa kuri n'ubundi kudahinduka. So rero ukuri kwacu ni Kristo, niwe dukomeza kuvuga kandi ntago bishobora guhinduka. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi rero tugiye kuganira kuri the reality of our redemption, cyangwa se ukuri ku gucungurwa kwacu mu izina rya Yesu. Amen. Birashoboka yuko wari ugifite confusion mu mutwe wawe bitewe n'igihe kirekire wamaze wigishwa ibindi bintu, cyangwa se hari n'andi makuru ugenda wumva, kuko muri iyi si huzuye amakuru atandukanye ariko kandi asa nkaho atera abizera ubwoba, ashaka kubasubiza mu bubata no guhora mu bwoba. So rero ndabinginze kugira ngo uko wumva amakuru atariyo, cyangwa se ameze nkaho ateye ubwoba, ari gucicikana hirya no hino. Ejo our beloved sister yatubwiye akantu keza, aravuga ngo rero ntabwo umwana w'Imana cyangwa se umwizera akwiriye kujya agenda yalininga mindset yiwe na trends. Niba hadutse trend ivuga ngo iyi minsi ngo amafaranga yarabuze, nawe ari uko nguko uvuga ati ndumukene, indwara zatumaze, aba ari ibyo nawe uhora wibwira. Never. So ugomba rero guhora uvuga ukuri kuri muri wowe, ugomba guhora wiyibutsa yuko nta ndwara iri muri wowe, nta ndwara iri mu bawe, ufite ubuzima bwiza mu izina rya Yesu. Reka nkubwire, nubwo byaba bihari bigaragarira amaso yawe, ariko twabonye neza yuko
twabonye neza yuko ibiboneka ari iby'igihe gito ariko ibitaboneka ni iby'iteka ryose. Vuga cyane amen muri comment section in the name of Jesus. So rero uko abantu bakomeza kutubwira ngo abakomeza kutubwira ibinyoma, bakomeza isi ikomeza kutwereka ibintu bitari byo, niko natwe dukomeza kwibutsa ukuri kw'ibyo turi byo mu izina rya Yesu. Amen. Uko niko rero ijambo ry'Imana rihinduka, niba nabyita rihinduka kamere yacu, rihinduka kamere y'umwizera. Ntabwo ijambo ry'Imana rirangirira mu kuryumva ngo ubundi wigendere. So rero reka dutangire tuvuga dutya mu ijambo nateguye turi buze kuganira. So reka tubanze twibukiranye ibi ngibi. So inkomoko y'icyaha ahantu yaturutse. So ibyanditswe bitwereka ko icyaha atari igikorwa ahubwo ari kamere, nature, right? So twagiye tubibona kenshi ariko it doesn't mean ko tubisubiramo. So iyo dusomye mu Baroma 5:12, Emma niba hararaza kudufasha gushyiraho ibyanditswe. Hari ibyanditswe ntagiye nshyiramo hano kugira ngo tujye tubisomera muri comment section. Amen. Ese mujya musoma ibyanditswe bashyira muri comment section cyangwa muri guscrolling? Aha, nawe dusome Bibiliya. Yeah, dusome Bibiliya. Icyaha cyazanywe mu isi, Abaroma 5:12 aravuga ngo icyaha cyazanywe mu isi n'umuntu umwe. 12 dusome Emma ko atazana. Cyangwa n'undi muntu uri hafi nta kibazo yashyiraho icyanditswe. Reka tube dusomye. Kuko bimeze bityo nk'uko ibyaha byazanywe n'umuntu umwe mu isi. 12 avuga ngo kuko bimeze bityo nk'uko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'ibyaha, niko urupfu rugera ku bantu bose kuko bose bakoze ibyaha. So muri iki cyanditswe rero dusomye mu Baroma 5:12 avuga ngo Paulo yerekanye inkomoko y'icyaha n'ingaruka zacyo. Amen. So rero tubonye ko icyaha atari ikibazo cy'imyitwarire ahubwo ni kamere. Right? Ni kamere. So ni kamere rero. So umurimo wo gucungurwa rero nkuko nababwiye ngo turaza kuvuga kuri reality of redemption. Umurimo wo gucungurwa udiringa n'ikibazo cy'icyaha uhereye mu mizi cyangwa se muri natire yacu. So uyu murimo wo gucungurwa rero waduhesheje kugira kamere nshya. Amen. So nahangaha rero turaza kwibanda ni ibingibi tugiye kuvugaho kugira ngo dusoze dusenga Imana, dushimira Imana mu izina rya Yesu. Amen. So rero ejo our beloved sister Ovani yabivuzeho, avuga ko tutahinduwe, ntabwo twahinduwe ahubwo twabaye bashya, twagizwe bashya, twahawe kamere nshya y'ubumana. No kuvuga ngo kare akantu mentioninze yuko icyaha cyazanywe n'umuntu cyangwa se ibyaha byazanywe n'umuntu umwe mu isi, ibyaha bikazanwa urupfu rukazanwa n'ibyaha, ariko kandi umurimo Kristo yakoze wo kuducungura watuzaniye kamere nshya. So ntabwo rero uwizera wese, umwana w'Imana wese wizeye Kristo ntabwo agifite kamere y'icyaha muri we, ahubwo yakiriye kamere y'ubumana. Vuga cyane, ubyibwire, wibwize ukuri, uvuga uti mfite kamere y'ubumana muri njyewe, singifite kamere y'icyaha. Haleluya, Imana ishimwe cyane. So iyi rero niyo mibereho y'icyaremwe gishya. Apart from yo kuba icyaha cyarageze mu isi, so icyaha kikaba kamere, ariko uwizeye Kristo wese yakiriye indi kamere nshya. My God, hallelujah. So Imana yatumye Kristo kuducungura, aduhereza kamere nshya
iy'ubumana. Ntabwo Adamu akimara gutera abantu bose kuba abanyabyaha, ntabwo Imana yabirekeye aho ngaho cyangwa se ngize ihindureho gakeya, ahubwo ikintu yakoze mu murimo wo kuducungura, yafashe kamere y'icyaha iyidukuramo. Ni ukuvuga ngo irema undi muntu mushya. Hey my God. So rero ukimara kwakira uku kuri, wakiriye ubuzima bushya, wakiriye kamere nshya, ntabwo muri wowe harimo kamere y'icyaha. Amen. Vuga cyane ngo amen. So rero kuri 12 n'ubundi nk'uko babonye, nanone hatwereka ko Imana atariyo yatangije cyangwa se atariyo tangiriro y'icyaha, cyangwa ariyo yateje umuntu gukora icyaha. Twabibonye, ndatekereza twasomanye umurongo wa 12. Amen. Reka twongere tuhasome kugira ngo tubyumve. Kuko bimeze bityo, nk'uko ibyaha byazanwe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'ibyaha, cyangwa se urupfu rukazana ibyaha, niko urupfu rugera ku bantu bose, kuko bose bakoze ibyaha. So rero umuntu utarizera aba afite iyi kamere y'icyaha. Ariko umwizera, uwizeye wese, ukuri kwawe nuko nta kamere y'icyaha ikiri muri wowe, wakiriye kamere y'ubumana. Amen. So ari umuntu ukomeye, nigeze kumara igihe nkurikira kuri TikTok no ku zindi social medias, ukomeye kabisa. Ni umupreacher wo muri Amerika, mushobora kuba mumuzi, afite church, nibagiwe neza, ariko irimo ibintu by'imibare ngo niba ari 247, ibintu staff zimeze nka gutyo. Hari uwo muntu rero ukomeye, ni umupastor by the way, ni umu Black America. So nabonye, nigeze kubona short video yiwe, ari kuvuga ngo ari kwigisha, aravuga ngo icyaha cya mbere cyabereye mu ijuru. So rero icyo gihe narabyizeye, byari nka 2000 na kangahera. Murumva ukuntu nababwiye ngo mu isi haba harimo amakuru menshi atandukanye, abizera bo batazi neza gutandukanya ukuri n'ikitari ukuri, barayoba. Yesu ashimwe cyane. So rero icyo gihe narabyizeye, kuko nari naramenya ma reality of nyine realite ihari y'ijambo ry'Imana. Nawe rega hari ukuntu ushobora kuba warashukwaga, nawe wajya gushukwa. Hari ibintu wajyaga wumva ukumva ni ukuri, none umaze gusobanukirwa, umucyo umaze kukuvira, uravuga ati ntabwo ari byo koko. Hanyuma rero aravuga ngo icyaha cya mbere cyabereye mu ijuru. Ngo icyo gihe rwose narabyemeye kubera interpretation yakoze. Yaravuze ngo ukuntu icyaha cya mbere cyabereye mu ijuru, ngo Satani yigometse ku Mana, yabaye rebellion. So Satani ngo yigometse ku Mana, ngo ashaka kuba superior ku Mana, arabyinterpretinga neza, akora very good interpretation. Aravuga ngo Satani icyo gihe rero yarwanye n'Imana, ngo hari ingabo zimwe ziyunze kuri Satani, ubwo ngubwo n'abamarayika, barangije ngo barwana n'Imana, ngo Satani agera aho ngo aratsindwa, ngo hanyuma Imana iramufata imujugunya mu isi. Ngo rero ngo aho ngaho ni icyaha cya mbere cyabereye, ngo icyaha cya mbere nticyabereye mu isi. Icyo gihe narabyizeye, ariko reba na Ovani ibyo binyoma yarabyumvaga. Ariko tubonye neza yuko kuri 12 mu Roma 5:12 tubonye yuko ibyaha byazanwe mu isi n'umuntu. Byazanwe n'umuntu kubera iki? Kubera yuko yanze kumvira ijambo ry'Imana, akumvira systeme ya devil. Ariko yakomeza yumvira Imana, ntabwo icyaha cyari kuza mu isi. Si cyo se bishatse kuvuga? Hari abantu turi kumwera? All right. So rero ntukabe deceived n'inyigisho z'uburyo butandukanye zitavuga ukuri.
ngo mu ijuru habereye icyaha cya mbere. So rero ngo umuntu aba strugglinga n'icyaha ngo nyamara ngo we ari innocent kubera yuko ngo icyaha cya mbere cyabereye mu ijuru, ariko ibyo ngibyo ntabwo ari ukuri. It's not true. Icyaha cyazanywe mu isi n'umuntu, ntabwo ari Imana cyangwa ntabwo ari Satani. Never. Umuntu yari afite uburenganzira bwo kwanga kumvira imitekerereze ya devil, akovercominga. Imana ishimwe cyane. Hallelujah. So rero iyo dusomye muri Yakobo 1:13 turavuga ngo umuntu niyoshwa gukora ibyaha, ye kuvuga ati Imana niyo inyoheje, kuko bidashoboka ko Imana yoshwa n'ibibi cyangwa ngo nayo igire uwo ibyohesha. Hari umuntu uri kudufasha gushyiraho ibyanditswe ra Ovani, wadufashije niba Emma adahari? All right. All right. So rero ibi bitwereka ko icyaha ari kamere, kandi Imana ntabwo ifite kamere y'icyaha. Imana ntabwo yosha umuntu gukora icyaha. Imana ntabwo ikuresha ngo ukore ibyaha, never, kuko muri yo ntabwo harimo kamere y'ibyaha mu izina rya Yesu. Amen. So rero the word says that utigeze kumenya icyaha, Kristo utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha. Imana ntabwo yigeze kumenya icyaha, ntiyakora icyaha, ntiyanasha umuntu gukora ibyaha. Icyakora Imana ntabwo ipamitinga umuntu, ntabwo ifosinga umuntu ngo ntukore iki ntukore ibi. Imana ntabwo nyine ari umunyagitugu, iguhereza your right, you go and you do your things. Uretse ko at the end of time Imana izana ikwereka ineza yayo, ikagufasha, ikagukura muri ibyo ngibyo wijyanyemo, ariko Imana ntabwo ari yikosha ngo ukore ibibi cyangwa icyaha, never. Imana ishimwe cyane. So iki cyanditswe rero kitwereka ko Imana ntawe yosa gukora icyaha. Impamvu kandi nuko intego y'ibishuko nkuko twabibonye cyangwa se yo koshwa ya temptation ni ugutuma abantu bagwa mu cyaha. Umuntu niyoshwa gukora. So rero intego yo koshwa ni ugukora. So kandi rero nta muntu Imana ishaka ko akora icyaha, nta n'uwo ishyigikira mu gukora ibyaha, never. Abantu kera bajya kumva baravuze ngo akose Imana ngo ibi bintu ngo nabikoze ureba hehe, as if Imana nyine ikabigenderamo. Imana ikabigenderamo. Imana nta muntu yoshye gukora ibyaha. Imana nta muntu iforsa, nta n'umuntu, never, kuko muri yo harimo kamere yo gukiranuka. Imana ishimwe cyane. Hallelujah. Kandi iyo kamere niyo yaguhaye. Aka kanya uwizera wese afite kamere yo gukiranuka, ntabwo agifite kamere y'ibyaha. So rero Imana ishimwe cyane ko yatwihaye dufite kamere yayo. Imana ishimwe. So rero umuntu nashukwa akoshwa agakora ibibi cyangwa agakora icyaha, ntabwo yavuga ngo Imana niyo yanyoheje cyangwa niyo yatumye yantetinze. My God, ahubwo Imana yo idukura muri byo. Imana ishimwe cyane. Hallelujah. Reka dusome iki cyanditswe kiraprovinga yuko Imana muri yo nta kamere y'ikibi irimo, nta n'izigera ibamo, kuko Imana ifite gukiranuka, nta niko yaduhaye uko gukiranuka kuri muri twebwe. Hallelujah. Zaburi 92:16 turavuga ngo wa muntu nasabye kudufasha gushyiramo ibyanditswe yagiye cyangwa ntawe uhari. All right. So Zaburi 92:16. Ovani, uri hano? Nakubwiye ngo udropping ibyanditswe. Yeah. So reka dusome Zaburi 92:16. 16. Mu Kinyarwanda ni 16. Nakoresheje y'Icyongereza. Yazana 16, I think. Yeah. Kugira ngo
byerekane yuko Uwiteka atunganye, niwe gitare cyanjye, narimo gukiranirwa na guke. Amen. Kugira ngo byerekane yuko Uwiteka atunganye, niwe gitare cyanjye, ntarimo gukiranirwa na guke. Amen. So Bibiliya itwereka ko muri kamere y'Imana nta gukiranirwa kurimo, ahubwo harimo gutungana. Nta kindi kiri mu Uwiteka. Imana ishimwe cyane. So Bibiliya itweretse yuko mu Uwiteka harimo gukiranuka, kugira neza. Hallelujah. So now, iyo Imana ijya kuba intandaro y'ibyaha, cyangwa se iteza, cyangwa se muri yo ifitemo ibyo bintu byo guteza abantu gukora ibyaha, ntabwo na rimwe yari kuba yaraduhaye impongano y'ibyaha. Se mwe murumva bihura? Mwagiye, ndabona mwagiye. So rero kuko rero Imana ifite ubushobozi n'ububasha n'imbaraga, sometimes abantu barabyitwaza bakavuga ngo Imana ngo yari ifite ngo ubushobozi ngo gutuma ngo ibingibi ntabikora, ngo gutuma ibingibi bitangeraho. Yet ni wowe ubwawe wohejwe, nkuko twabibonye muri James 1:13. Imana itugirire neza cyane. Ububasha bw'Imana ntabwo buyigira iyo guteza abantu ibintu runaka bibi, cyangwa se ibintu bibi bijyanye n'ibyaha. No. Twabonye ko muri kamere y'Imana harimo gukiranuka, harimo umucyo mu izina rya Yesu. Amen. So rero uyu munsi ngufitiye amakuru. Imana ntabwo ikurakariye. Imana ntabwo irakariye umuntu. Even though ushobora gushukwa, ugakora ikosa, ugakora ibyaha runaka, ariko ntabwo bidefininga uwo uriwe. Imana ishimwe cyane. Ibyo ngibyo ntabwo bidefininga uwo uriwe. Ahubwo ibyo ngibyo nibiramuka binakubayeho, ujye wibuka ijambo Yohana wa mbere yanditse. Aravuga ngo icyakora nushukwa ugakora icyaha cyangwa se ugakora ibyaha, ujye wibuka yuko ku Mana dufite umuntu utuvugira mu ijuru imbere y'Imana. Dufite umwavoka. It's to speak out. Ntabwo kwatura kwawe ari ukuvuga amakosa yawe, ahubwo uvuga gukiranuka wagizwe. Uvuga ya kamere wakiri, watura uriwe mu Mana, watura uriwe muri Kristo Yesu. Amen. Ukavuga ko wahindutse gukiranuka kw'Imana, ukavuga ko wahindutse uwera, kandi gukiranuka kw'Imana ariyo kamere yawe mu izina rya Yesu. Imitekerereze yawe uko igenda yiyalininga n'ijambo ry'Imana, niko ugenda uba transformed, niko ugenda uba changed, niko ugenda umuvinga from one level to the other level. Ntabwo guhinduka kwawe cyangwa se imitekerereze yawe biva mu kwicisha bugufi, wishinja amakosa, watura ngo Mana ngo mbabarire ngo nongeye, ahubwo kugira ngo uvuge gutyo watura uvuga ngo Uwiteka muri Kristo Yesu warambabariye, ndi umutsinzi no kurushaho mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Izo nizo mbaraga zitsinda Satani n'amajwi akongorera mu gihe wakoze amakosa, kuko mu isi tubamo sometimes people make mistakes, ariko don't allow that mistakes. Amen. Kuko ufite kamere y'Imana muri wowe. In the name of Jesus. Glory to God. Amen. Hari umuntu uherutse kunyoherereza audio, amajwi kuri WhatsApp, ndatangara cyane. Ariko kandi byaranambabaje nyine, mitamenya yuko twebwe nk'abizera duhurira kuri urubuga, twumva ijambo ry'Imana, twumva ubutumwa bwiza buri munsi, dufite umurimo wo kubwiriza ubutumwa bwiza, kandi ntiducike intege, ntiducogore, tugakomeza kubwiriza ubutumwa bwiza. Amen. So rero yanyoheje amajwi, ni umuntu ngo wari warose basengana ahantu, urwo rusengero Papa Olympia rusengeramo nawe kwaje. Hanyuma ariko nirindi shami nyine uwo muntu asengeramo. Arangije
anyohereza amajwi arimo ngo yarose cyangwa se yeretswe abona ngo Imana ifite agahinda, ngo kandi ngo yicaye ku ntebe yayo ngo iri kurira, ngo ibabajwe cyane ngo n'abantu yacunguye, ngo ariko ngo bakaba bari kwitwara uko bishakiye, ngo bakaba bari gukora ibyaha, ngo kandi ngo bari mu rusengero, ngo irababaye cyane, ngo umutima wayo ngo wishwe n'agahinda. Narayumvise, nigeze no gushaka kuyasharinga ku rubuga, ndavuga ni uyu muntu se yaba afite inshuti ze hano muri groupe bakazayamukoza, akavuga ati iyo groupe yanshenye ni ya Yesu ashimwe cyane. So rero nababwiye ngo around us hari amakuru y'ibihuha menshi cyane nyine asekeje cyane kandi anababaje. So ngo Imana ifite agahinda ngo kuko abantu bakomeje gukora ibyaha. Imana so rero reka mbabwire igitera ibi ngibi. Uwo muntu mu by'ukuri ashobora kuba yeretswe, uwo muntu ashobora kuba wenda yagize inzozi, ariko reka nkubwire impamvu izi nzozi azinterpretinga gutya, agakora n'amaudio akayoherereza abantu. Ibi biterwa nabyita ngo ikisi, niba nabyita sin conscious cyangwa se low consciousness y'abanyedini. Baba barabatsindagiyemo bavuga Imana irarakaye, Imana irababaye, Imana irahagurutse ku ntebe yayo, iraje yibonanire namwe. Ariko reka mbabwire ngo John 3:17 haravuga ngo kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi guciraho abari mu isi ho iteka. Glory to God. Ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. 18 haravuga ngo umwizera ntacirwaho iteka. My God, aya makuru ubwo ngubwo wayumva ukiyumanganya. Utamwizera we amaze gucirwaho, oh my God, amaze kuricirwaho kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Imana ishimwe cyane. So rero Imana ntabwo ibabaye, Imana ntifite agahinda, Imana nta nubwo itewe n'ipfunwe ry'umwana wayo. Kuko Kristo ataje mu isi guciraho abari mu isi ho iteka, ahubwo yaje kugira ngo abari mu isi babone ubugingo bacungurwe. Imana ishimwe, haleluya. Ngo umwizera wese adacirwaho iteka. Imana ntabwo ari umunyamujinya, never. Imana ntabwo ifite umujinya, ntabwo Imana ifite uburakari ngo ihora ishakisha ibyaha, higa ibyaha mu bantu, ngo irarakaye, ifite umujinya, ngo irababaye, ngo ihagurutse ku ntebe yayo, ngo ifite ngo umuhorongo utyaye cyane. My God, what a God. Maybe people has created another God which has that nature. Ariko kamere y'Imana ni urukundo, ni imbabazi, ni ukugira neza. Imana ishimwe cyane. Imana ntabwo ifite umujinya ngo ihora ishakisha ibyaha cyangwa ngo ibe ifite inyota y'amaraso. Iyo si kamere y'Imana kabisa, never. So Abakolosayi 1:20 avuga ngo kandi Imana imaze kuzanisha amahoro amaraso yo ku musaraba we, imwiyungisha n'ibintu byose, ari byo ku isi cyangwa ibyo mu ijuru. Glory to God. Imana ishimwe cyane. Urabona ikintu Imana yakoze? This is our reality. Ni iki ngiki Imana yakoze. Imana yiyungishije n'abari mu isi amaraso y'umwana wayo. Imana yazanye amahoro. Ibikoresheje iki? Amaraso yo ku musaraba w'umwana wayo Yesu Kristo. So rero Imana ntabwo ifite umujinya, ntabwo ifite uburakari, nta nubwo irakariye abizera. Abantu bari muri Kristo Yesu ntabwo Imana ibafitiye umujinya, uretse ko nta n'umuntu wo mu isi Imana igifitiye umujinya, kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye icyaha kugira ngo umwizeye cyangwa se muri we duhinduke tubone gukiranuka kw'Imana. Rero nuzajya wumva ayo makuru mwene data, ntukajye ugira ubwoba, ntukajye ufata ibihengo by'iminsi 3 uri gusengera ubugingo watinye ufite ubwoba, kuko mwene data wansharinze wamfordinze ayo majwi yaranyandikiye arambwira ngo ariko ngo abana b'Imana ngo mba mbibona
ngomba mbibona ko hari akantu kahindutse mu itorero ry'Imana. Iryo ntago ari itorero, iryo ni idini. Ngomba mbibona ngo abantu ngo ntabwo bagisenga ngo basengere ubugingo ngo binginge Imana ngireke uburakari bwayo. Mwene data niko yamaye amajwi ambwira, ndamubwira ngo mwene data ntabwo Imana ikikurakariye. Arabanga haha ngo Imana asa n'iso. Ndumirwa ndatangara, ariko reka nkubwire ngo wigira ubwoba. Imana yari muri Kristo Yesu yiyunga n'abari mu isi. Haleluya. So Imana ntabwo igifite umujinya n'uburakari. Rero ntabwo yaba yariyunze n'abantu ngo kandi isubire inyuma ije kuturakarira. Umva kandi so araba kumva ayo makuru nababwiye ngo hari abumva amakuru. N'uwo mwene data wansharinze ayo makuru yarambwiye ngo agiye gufata iminsi 3 ubu ngubu ari Dubai cyangwa 7, yihane yiyeze yitunganye. Urumva ikindi ngasaba Imana imurindira ubugingo nyabona ngo butandura, ubugingo bwe butandura. Ubwo bugingo se warabuhingiye, warabukobokeye, wabugiriye ku musaraba, wabuhawe nk'impano. So you don't need to do anything to protect or to do anything about it. Kuko ni umurimo ugomba kwakira ukawubamo ukaba mu kiruhuko Imana yadushizemo muri Kristo Yesu. Amen, glory to God. So rero nimuzajya mwumva amakuru ameze gutyo nimugatinye, ahubwo mujye mu restinga in the peace, in abundant, in shalom. Hey, hallelujah. Imana ishimwe cyane. Rero reka tuvuge gatoya kuri aya magambo. So umugambi wo gucungurwa kwacu rero Imana yaduhisemo muri Kristo Yesu mbere yuko isi iremwa. Amen. Vuga cyane komanga ku gatuza kavuga ngo nahiswemo muri Kristo Yesu mbere yuko isi iremwa. My God, this is my reality. Kare narindi muri worship ndi kureadinga worship at my church. Hanyuma ibi bintu ndi kubivuga ngo God has chosen us before the foundation of God, the world, and in him we have righteousness, and in him we are righteous. In him we stand right with him. Oh my God, in him we stand right with God. Abantu bandeba ibijisho mbona na makuru badafite kubera iki? Kubera ko ntabwo babibwiwe neza. La barado sakatala la barada. My God, babwiwe yuko Imana ihagurutse kandi irakaye. Ariko reka nkubwire ngo Imana yari iri muri Kristo Yesu yiyunga n'abari mu isi. That is our reality. Glory to God. Imana ishimwe cyane. Ntabwo byabaye nyuma yuko Adamu acumura nk'uko twabibonye hejuru mu Baroma 5:12. Never ngo Imana bari bwo ishaka icyo gukora. Oya, kuko ibyo byaba byereka na yuko Satani yarushije Imana ubwenge. Imana igashaka ukuntu ibipfundikanya kugira ngo umuntu acungurwe. Ariko kandi our God is Alpha and Omega. He is omnipotent. He is omniscience. My God. Lekosa paramandelia. My God. Umva nkubwire, mbere yuko Satani urupfu n'icyaha bibaho, Imana yari yarateguye umugambi wo gucungura umuntu. Yari yarateguye kuducungura kuko yari yarabiteguye muri Kristo Yesu. Uwo mugambi irawufata iwushyira muri Kristo Yesu kugira ngo umuntu wese umwakiriye, umuntu wese winjiye muri Kristo abone gukizwa, abone gucungurwa na Yesu. Glory to God. Hari umuntu uri kubyumva ngavuge cyane amen. He has chosen us before the foundation of the world. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Batoranijwe kera. Hallelujah. Duhindurwa abana bayo tubiheshejwe na Kristo kubw'ineza y'ubushake bwayo. Gucungurwa ntabwo ari ubushake bw'Imana gusa nkubwira amakuru meza, ahubwo ni n'ibyishimo byayo. Umurongo wa 12 Abefeso 1 haravuga ngo tube abo gushimisha ubwiza bwayo, twebwe abiringiye Kristo uhereye
kera. What amazing news. Hallelujah. So ubwo bushake cyangwa se ubwo yashiraga umugambi wayo wo gucungura muri Kristo Yesu, hallelujah, yarishimye. This is the news we have to celebrate every day. Hallelujah. Ukaza hano ugakoresha umunwa wawe ukalayininga ayo magambo n'intekerezo zawe n'ubuzima bwawe ukavuga ngo hallelujah, gucungurwa kwanjye byashimishije Imana kandi byayiteye umunezero. Imana ishimwe cyane. So yatugize abemewe binyuze mu maraso ya Kristo. Kwera kwacu, gutungana kwacu bishoboka byonyine turi muri Kristo Yesu. So nta mirimo, nta mbaraga washiramo ngo ube uwera. Never. Twarabibonye ko nta mirimo, nta bitangaza wakora kugira ngo wemerwe mu Mana uretse kuba uri muri Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. Hallelujah. Gutungana kwacu kuva muri Kristo, kwera kwacu kuva muri Kristo, ntabwo kuva mu byo twakoze. Amen. Ntabwo utungana ari uko wirije cyane, ntabwo utungana ari uko wasenze iminsi myinshi. Uretse ko gusenga bituma umukristo growing in the spirit. N'abantu muza hano nimusenge, you are becoming, cyangwa se uri gutuma uba stagnant mu buzima bwawe bw'umwuka. Ariko iyo ushaka to grow in the spirit, ugomba gukoresha akanwa kawe, ukakoresha intekerezo zawe, ubihuza n'uwo wagizweho muri Kristo Yesu. Amen. Glory to God. Imana ishimwe cyane. Abefeso 1:4-7 bavuga ngo nkuko yadutoranirije muri we isi itararemwa. Urumva igihe twatoranirijwe muri we, ubwo turi muri we rero tukaba twarabyizeye ibi ngibi. Tugomba kuguma muri we, tugakomeza gukurira muri we, tugakomeza gushishira muri we. Ngabari mu bikari by'Uwiteka bazashisha haleluya nk'umukindo, ngo bazagira bakakama n'itoto, bazagumya kwera no mu busaza bwabo. Imana ishimwe cyane. Glory to God. Niko Zaburi ya 92 ivuga. 5 aravuga ngo kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo tubiheshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza y'ubushake bwayo. Umva ineza itagira akagero, my God, kugira ngo ubuntu bwayo butagira akagero bushimwe ubwo yaduhereye mu mukunzi wayo. Uwo mukunzi wayo ni Kristo. Imana ishimwe. Niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye, ariko kubabarirwa ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri. Glory to God. So rero dufite gucungurwa kubw'amaraso ye, dufite kugucungurwa muri this is our reality of redemption. Dufite kugucungurwa kubw'amaraso ya Yesu, ariko kubabarirwa ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri. My God. Imana yateguye umugambi wo kudushungura mbere yuko Adamu aremwa. I'm reminding you this. So niba warakiriye kamere y'Imana, walk in freedom. Amen. Glory to God. Walk in freedom daily. Speak who you've become. Vuga uwo wabaye we muri Kristo Yesu. Petero wa mbere 1:2 avuga ngo mvuga ukuntu Petero ari gusuhuza itorero cyangwa se abera ari kubasuhuza. 2 aravuga ngo mwatoranijwe nk'uko Imana Data wa twese yabemeye kera mubiheshejwe no kwezwa n'umwuka, kugira ngo mwumvire Imana muminjagirwe amaraso ya Yesu Kristo, ubuntu n'amahoro bigwire muri mwebwe. Amen. So rero iyo usomye neza iyi ndamukanyo Petero yatangije kuri uyu murongo wa 2, Imana ishimwe cyane. Reba ukuntu Petero yaravuze ngo mwatoranijwe nk'uko Imana Data wa twese yabamenye kera. Wamenye kera
nyir'urusoro mu nda ya mama, ababyeyi banje batarabaho warumfite mu migambi yawe. Hallelujah! Twatoranirijwe muri Kristo before the foundation of this world. Glory to God. Imana ishimwe cyane. Elect according to the foreknowledge of God the Father. Iri jambo kumenywa kera bivuze iki? Bivuze kumenya ikintu mbere yuko kibaho. So Imana yatumenye mbere yuko tuba tuza in existence. What a great news. Hallelujah, hallelujah. So Imana yakuremye mbere yuko uba exist no mu nda ya mama wawe. Imana yari ikuzi. Imana ishimwe cyane. Twatoranirijwe rero kugirirwa neza n'Imana. So there is a favor upon you, upon me. There are favors. Hey, abundant favor. My God. Nusenga ujye usenga uvuga ngo I receive favor. I walk in favor. I live in favor. I do everything in favor. You are favored. Hallelujah. Hari umuntu uri kubyumva ngavuge cyane amen. You are favored. Amen. You are favored. Wagiriwe neza. Ineza y'Imana iri ku buzima bwawe muri Kristo. Umva impamvu wabiheshejwe no kwezwa n'umwuka kubwo kwizera. Haya, uku kwizera kandi si ukwawe. My God, utazajya wumva abandi bantu bakubeshya ngo urumva ngo kwizera kwawe kwaragabanutse ngo kwacitse intege. Umva uko kwizera ni ukutamenya ufite. Ahubwo kwizera kwa Kristo kuri muri wowe ntabwo kugabanuka, ntabwo gutsindwa, ntabwo gufailinga, never and ever again. Ahubwo wowe ubwawe niwe wifitemo intege nkeya zo kutactivating ukwizera kw'Imana kuri muri wowe. Ukwizera kwa Kristo kuri muri wowe. Put it at function. Amen. Glory, glory, my God. I'm feeling something in my heart. I'm enjoying this word. My God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Imana ishimwe cyane. This is our reality. So kuza kwa Yesu mwisi kwari kugira ngo ashire mu bikorwa umugambi wo gucungurwa kw'inyoko muntu nk'uko Imana yari yarabigambiriye kera mbere yuko isi iremwa. Glory to God. So urupfu rero, guhambwa no kuzuka kwa Kristo nibyo byashize mu bikorwa uyu mugambi w'Imana yagambiriye kera mbere yuko isi ibaho. Amen. Elect. Ay. This word is nice. It's so sweet, oh, very sweet. Amen, amen, amen. Hallelujah. Bivuze ngo iki rero? Iyo hatabaho rero gupfa, ntihabeho kuzuka, ubuse twari kuba tuvuga iki bagenzi banjye banyarwanda, banyarwandakazi, the rivers of God's presence ntabwo biri in existence, so never. So rero umuntu ku giti cye rero, so Yesu yaduhaye rugari. Amen. Vuga ngo Yesu yampaye rugari. Glory to God. So rero Yesu yaduhaye rugari, yaduhaye ukugutsindishirizwa, yaduhaye kugucungurwa. Umuntu ku giti cye cyangwa se wowe ku giti cyawe nk'umwizera ugomba kumenya yuko ibyo bintu wabihawe kubw'ubuntu, utagize icyo utanga, ukabye-exercisinga cyangwa ukapracticinga buri munsi. So niba warizeye Kristo, ubu buzima n'ubwawe mwene data, ndagira ngo mbikubwire. We wari ugifite doubt, wumva hari ibintu taruzuza, ugiye gufata nka yitatu kugira ngo iyi redemption ibe full muri wowe. Never, it won't happen. It has already happened. Umva icyo rero wowe nk'umwizera ugomba gukora. Umuntu akimara kwakira Kristo, wowe ubwawe ukimara kwakira Kristo, our reality is umutima wawe
ukimara kwakira ukugukiranuka kw'Imana, amen, ukugucungurwa, ukimara gukurwa, oh my God, hallelujah, ukimara kubabarirwa, ukimara gukurwa mu rupfu, Imana ishimwe cyane. So ukimara kubabarirwa ibyaha, ukimara kwakira iyi Imana yo gukiranuka, wahise wakira umugabane udashobora kwamburwa, cyangwa se gukurwaho. Uyu mugabane nta rupfu, nta ndwara, nta byanone, nta bizaza byazananya na Yesu, nta wagutanya na Kristo. Amen, 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 hallelujah. So Abefeso rero 4 ku murongo wa 7 niho hatubwiye ngo niwe waduhesheje gucungurwa. Amen. Niwe waduhesheje kugira ute? Gucungurwa kubw'amaraso ye, ariko kubabarirwa ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri. So uyu ni wo mucyo ku gucungurwa kwacu muri Kristo Yesu. Amen. Ko abantu bariko baragenda bari kuja he? So Yesu niwe wasohoje ijambo ry'Imana, nshuti zanjye. So binyuze mu kwishura ikiguzi cyasabwaga, amen, ngo abantu bacungurwe, ngo abantu bahabwe ukugukiranuka kw'Imana. Imana ihimbazwe cyane, hallelujah. So iyo dusomye, reka dusome mu Galatiya 3:13 no kuri 14. Muracyahari cyangwa mwagiye mwansize? Cumi na gatatu aravuze ngo Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko, ahindutse ikivume, cyangwa se ahindutse ikivume ku bwacu, kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese umanitswe ku giti. 14 yavuga ngo kugira ngo umugisha wa Abrahamu ugere no kuba nyamahanga bawuheshejwe na Yesu Kristo, kwizera kubona uko kuduhesha wa mwuka twasezeranijwe. Amen. So rero Kristo yaraducunguye, twacunguwe byemewe n'amategeko, nshuti zanjye. So gucungurwa kwacu ntabwo ari ibintu byabereye inyuma y'amarido, never. So gucungurwa kwacu byabereye ku mugaragaro, ku museso. Imana ishimwe cyane. This is our reality. Ntabwo tugomba kugenda tubebera, tubivuge dutinya, twikandagira ngo abantu barashobora kuduseka, never. Umva reka nkubwire, Satani ntashobora kugutsinda kuko Yesu yamaze kugutsindishiriza, yamaze kumutsinda. He is under his feet. Satani ari munsi y'ibirenge bya Kristo, kandi ari munsi yacu y'ibirenge byacu, kuko natwe turi muri Kristo Yesu. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe cyane, haleluya. Tugiye gusenga Imana, Imana ishimwe cyane. So rero niba Yesu yaratsinze Satani, ni gute akizirikiye benshi muri gereza ye cyangwa se muri kasho yiwe, agifite benshi muri ignorance? Ni ukubera iki abantu benshi bakiboshe bumva bashaka deliverance? Ni ukubera iki abantu bashobewe bari very desperate? Ni ukubera iki abantu benshi bagifite inzitizi? Ni ukubera iki abantu bafite ibintu bibabuza kujya imbere, kwegera imbere, to move forward? So impamvu ni ukubera iki? Ni ukubera iki abizera benshi bagisenga Imana bagifite iki cyifuzo cyo kuba delivered? Ni ukubera iki? Kandi baracunguwe. Namwe ndababaza, kubera iki mwebwe bamwe muri mwebwe mu gisengera deliverance? So ikibazo rero ntabwo ari uko Yesu atakoze umurimo nko kuducungura,
yaraducunguye, byararangiye, yatsinze Satani kandi yaduhaye ubutware, yaradutsindishije aduhereza ubu butware, dufite ubu butware, yarabuduhaye, azuka, yaravuze ngo noneho ubu ngubu mfite ubutware mu ijuru no mu isi. Amen. So rero dore ikintu cyabayeho mu bizera benshi, cyangwa se kibaho mu bantu benshi, bamara kumva cyangwa se reka mbishyire muri ubu buryo bworoshye. Icya mbere kibitera ni ukuba badafite amakuru, bari ignorant. Ni ignorance ibitera. Am I right? Yes, I am right. Indi mpamvu biterwa no kutagira amakuru y'ukuri ku bijyanye no gucungurwa kwabo n'agakiza baherewe muri Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. Ikindi kibitera, biterwa na traditional belief, bigaterwa kandi na religious, bigaterwa kandi na culture, imico y'abantu baba barakuriye, baba barigishijwe, baba babwiririzwa n'ibyo babwirizwa. So rero reka mbabwire, iyo ufite amakuru atariyo bigutera kubaho nabi, bigutera kwizera nabi, ubuse kwizera nabi bibaho, bigutera kwizera ibitari byo. Mbonye ijambo rya nyaryo. Bigutera kwizera ibitari byo, ukabaho nabi, ukabaho muri struggle, kandi Kristo umurimo yarawusoje, ahubwo amakuru ari uko utayafite. So reka nkubwire, kangohereze nk'urugero. Uramutse bakujyanye mu gisirikare ntibakwigishe kurasisha imbunda, ukaba ufite imbunda mu ntoki zawe, bataraguhaye amakuru y'ukuntu imbunda ikora, umwanzi yagukubita akabona kagatosa imbunda uyifite kandi wari kumutsinda. So rero abizera benshi nuko nguko basa nkaho bahumiye mu bintu byose mbabwiye, limiti zikaba nyinshi, bakabaho mu bintu bibazengurutse no mu bintu byinshi bibasubiza mu bubata, kandi mu by'ukuri umurimo wo gucungurwa warazanye ubuzima bwacu kandi bwuzuye mu izina rya Yesu. Amen. So rero reka dusoze tuvuga ngo reka mbibutse ngo intego y'ijambo ry'Imana abera cyangwa abizera duhora twumva buri munsi, bene data, ni ukugira ngo rituzanire inyungu. Umva inyungu rituzanira. Mu Baheburayo 4:2 havuga ngo iki? Kuko natwe twabwiwe ubutumwa bwiza nk'aba bandi, nyamara ijambo mwumvise ntiryabagiriye umumaro, kuko abaryumvise iri jambo bumvise ntiryabagiriye umumaro, kuko abaryumvise bataryakiranye umutima wizeye. Urumva icyo kintu? So rero kugira ngo ijambo ry'Imana ritugirire umumaro nk'abizera, kugira ngo this mentality of being redeemed, cyangwa se the redemption reality, ukukuri ko gucungurwa kwacu, tugutunge, tubeho ubu buzima bwo gucungurwa kwacu. Umva ikintu kigomba kubaho, nuko tugomba kumva ijambo ry'Imana, tukaryakira, tukaryumva, understand it, then twamara kurya understandinga, tukaryakira, tukaryizera, then tukanabaho uko ibyo jambo ritubwira turi. Sinzi nawe mubyumvise. So ariko kandi ugomba kwita ku magambo wumva. Tugiye gusenga, ugomba kwita ku byo wizera, kuko nababwiye ngo hari abantu bazana amakuru atariyo kandi bagatera bera kugira ubwoba no kubaho mu bwoba, kandi umurimo wo gucungurwa warabaye realite y'abizera mu izina rya Yesu.
abizera bagakomeza kubaho muri struggle, bagakomeza kugira limitation, bagakomeza kubaho badindiye. Kubera iki? Bumvise ijambo, ntibarya understandinga. I mean, they listen, they heard the word of God, ariko ntibarya understandinze, then barastrugglinga no kwizera the reality, cyangwa se ukuri kuko bagizweho. Ndabahaye urugero muri church yanjye mbamo. Iyo umvuze nk'ibintu ngo byo kuba ngo umukiranutsi, ngo ndumukiranutsi ndukwera ko nje mfite kwera kw'Imana, muri nje bandeba nk'igisambo, bandeba nk'umuntu bazaniye bajya bavuga bakoresha ijambo ngo ni heresy. Heresy. Iyo uvuze ngo uwizera ntashobora gutakaza agakiza, baravuga ngo uvuga uvuye hano, iyo ni heresy. Ngo ukoze ibi ugakora ibi ukitwara nabi, agakiza urakabura. Ariko reka mbabwire inshuti zanjye, nuko ko gakiza babwiwe ari man made, sorry. Ndayimvuze ngo ni mad made, ariko ni man made. Na gakiza abantu bihimbiye, niko Sironi yaririmbye. Aba bantu turi ko turajana cyangwa bansize, ndikubona twatangiye turi benshi, ubu ngubu hasigaye babiri. Nansize nyine ubu nababona, nabacishijemo ijisho. Turahari. Alright, mangira ngo twinteracting ni munsige. Imana ishimwe cyane. So rero tugiye gusenga Imana, ariko reka mbabwire ngo iyo twizeye umurimo wo gucungurwa, twinjira mu buruhukiro buri muri Kristo Yesu, kandi ubwo buruhukiro again ni Kristo Yesu. Amen. Iyo twizeye umurimo wacu twagiriwe, umurimo wo gucungurwa, iyo twizeye ko ari igikorwa cyabayeho ku bwacu, kandi ari ibintu twashyizwemo, ari ubuzima dukwiriye kubamo, tubaho mu buzima buruhutse, ntabwo tuba tukibayeho mu buzima bustrugglinga, bugifite limitations, bugifite aho tutagira aho tuva n'aho tugera. Tuba dufite ubuzima bw'ubutsinzi, ubuzima bwuzuye. Imana ishimwe cyane. Mentality zacu ndasenze kugira ngo imitekerereze yacu iyalininge n'ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Haleluya. Uku gucungurwa twaguherewe muri Kristo Yesu, ntabwo tugomba kugira ikintu dukora kugira ngo tukwinjize cyangwa se tukwakire, ahubwo twebwe icyo dufite, we are the recipients of this salvation, of this redemption. So receive it, partake it. You are peculiar people, and you are chosen ones, you are holy ones, you have become the righteousness of God in Christ Jesus. So gendera muri uko kuri, ukuvuge buri munsi, ubyuko kwatura, ubyuko kuvuga. Reka mbabwire, every morning I have made it as a practice. Buri munsi yo mbyutse, before I take a shower, I wake up, ngasoma ijambo ry'Imana, then ngatangira kuvuga who I am in Christ Jesus, ngavuga umurimo wa Kristo wangiriweho mu buzima bwanjye, nkawugenderamo, nkavuga ni kandi ubu buzima mfite ndaza kubusangiza abandi, ntabwo nshobora kubiceceka. So rero uyu murimo yo maze kuunderstandinga iri jambo ry'Imana ukaryizera, uku kuri kwakukiriwe ukakwizera, ukakobzorba, ukatangira kukubamo, bigatangira kuba reality y'ubuzima bwawe, utangira kutiyumanganya ukabisangiza abandi. Imana ishimwe cyane. Father, in the name of Jesus, come on, show microphone zawe zanyu dusengane. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Reka dusenge tuvuge tuti, Father, in the name of Jesus, there is no fear because the work has been finished. In the name of Jesus, come on, come on. The believer, show microphone yawe dusengane mu izina rya Yesu. Aturuhuriwe muri Kristo Yesu, byature cyane bisubiremo. Hallelujah, hallelujah, glory to God. Lekosa